Itangiriro igice cya 9. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe, byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba byo kurya byanyu, bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke, mugwire, mubyarire cyane mu isi, mugwiremo. Imana ibwira Nowa n'abana be iti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe. Ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Kize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombye, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo. Nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya mureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti, icyo nicyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, aribo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushyira ku bitugu byabo byombi, bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka, amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati, Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati, Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure, Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Nshuti wowe dukomeje kubana muri gahunda ya Dusome Bibiliya, nkurarikiye gusubiza ibi bibazo kandi unabitekerezaho. Ikibazo cya mbere, ni ikihe kimenyetso Imana yashyizeho cyerekana ko umwuzure utazongera kurimbura isi? Icya kabiri, abana ba Nowa bitwaga ayahe mazina? Ikibazo cya gatatu, ni iki giteye agahinda cyagaragaye kuri Nowa nk'ikimenyetso cyo kwibagirwa vuba? Ikibazo cya kane ari nacyo cya nyuma, kugeza kuri iki gice cya 9 abantu bose twabashije kubona amazina yabo, ni iki bahuriyeho?